mubizi mba muri Amerika na Canada hose ni imipaka imwe, ariko nje nibera Ikibungo. Ndi umunyakibungo hariya mu isoko rwose nsuhuje abantu bacuruza inkweto Ikibungo mu isoko. Ariko kambisabira akantu mwa Banyarwanda mwe rero, Ikibungo nabonye abantu basabiriza, ariko nkatungurwa nuko hacaho abantu ntibabaye 100 senkani cyangwa se ngo babafashe, ariko nkibaza ngo abaye ari wowe wacitse ukuguru wakoze impanuka nkagucaho ntibuhe 100 uri kunsaba nagukanurira, kandi ari abaciyeho ntubaye n'ikintu na kimwe. Mwisubireho, Abanyarwanda barangwa no kugira ubuntu no gutanga, ariko bakaguha baguteza iminsi. Ese njya nibaza Abanyarwanda rwose muracikisha nk'abadiyesipora baba Canada, bagucaho ntibagusuhuze, bazi ngo nibyo by'abasirimu, mwabikogewe tugakure mwabigana. Kandi ikindi, maze iminsi ndi Ikibungo, nari muri Canada, naragiye Ikibungo iwacu aho navukiye. Ba Kazungu murabazi, ba Kazungu mu Kigali bakina filime bashinze bimeze nk'ibibwana, bavuye iwabo borora amagurube baragurisha bajya i Kigali gushaka ubuzima, baragafata none bari gukina amafilime. Kazungu bita nde mitutu byo bahita kakajwi rero, kakajwi tu cyane. Mbisabira akantu nk'Abanyarwanda, mugire urukundo kandi mukunda ibyo nkora, comment nyinshi na like kigaragaza ko muba muhabaye. Ubundi akandi kantu ngiye kubisabira, mwambabariye mugakora subscribe, tukibanira tukacana umucyo tukagira igihumbi subscribe. Nubwo ndi mushya, channel yanjye ya mbere barayibye, icyo gihe sinari nzi ibyo ari byo. Ibigegera byo gatunara iragatunarike bigana abantu mutunarira ku by'abandi. Ndagira ngo mbabwire ngo kakajwi niyizi none kizongera kunyiba mwagifata nzakijyana muri RIB. Kandi Abanyarwanda mbazi umuco mwiza, mukore subscribe, like, comment, share, twitorera